Reka twongere dushimire Imana kubwo kugira neza kwayo kwinshi no kubw'urukundo rwayo n'imbabazi itugirira, ikaba ikomeje kubitugaragariza mu kuba iduhaye nanone ikindi gihe cyo kuvuga ku ijambo ryayo ndetse no kumenyesha isi yuko uko ibintu biri atari ko bizahora. Ni ukuri izina ry'Imana nirihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro cyane. Imana yabivuze neza ikoresheje umugaragu wayo, kandi ikomeza kubivuga ikoresheje abagaragu bayo b'abahanuzi, yerekana yuko mu by'ukuri igihe kitazahora nk'uko kiri, kandi yuko ibyaduka bizakomeza kugenda byiyongera bitewe n'uko ariko bipanze kugira ngo abantu babashe kuba bakanguka. Rero muri aya masaha nanone ubwo tugize umugisha wo kuvuga ku ijambo ryayo, reka dusabe Imana tunezerewe cyane kugira ngo idufashe mu ijambo ryayo, kandi iba ari tuyoboramo kuko ariyo muyobozi utabura kuboneka na hato. Kandi Imana yifuza yuko buri gihe koko tuba twagendana nayo tugakora uko ishaka, tukamenyesha abantu iby'igihe aho kigeze ndetse n'urugamba rukwiriye kurwanwa urwarirwo. Muri uyu mugoroba rero dushimira Imana cyane yuko noneho itubashishije kumenya neza cyangwa se kuvuga ku makuru meza y'ibiriho ndetse n'ibizabaho ndetse n'ibyarangiye, kugira ngo bibashe kutubera icyitegererezo cyiza, binatubere nk'umugisha wo gusobanukirwa ibyo ishaka ko dusobanukirwa. Rero muri iki gihe turimo kigaragaramo ibintu bikomeye cyane bidasanzwe mu mateka y'isi, ibintu abantu bundi bavuga yuko nta cyahindutse, nyamara ibintu biri kugenda bigaragara ko byahindutse. Ndasaba Imana ngo wowe wumva nawe ubasha kuzakurikira, uzabashe gukorwa ku mutima n'iri jambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryerekana yuko mu by'ukuri igihe rivuzwe abantu bakaryumvira ribaha umucyo rikabaha ubugingo, ariko igihe rivuze abantu bakarisuzugura ribanyaga ubugingo rikabaha urupfu. Kandi ikintu gikurikiraho n'umwijima w'icuraburindi bajyamo, kubera yuko baba batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Rero Imana yabivuze neza, ivuga amagambo akomeye cyane ari muri Bibiliya mu Batesalonika ba kabiri, urwa kabiri rwa Bitesalonike. Hari amagambo nshaka kukubwira, amagambo y'imbuzi, kandi amagambo nshaka yuko wakumva nawe akagira ikintu akumenyesha kuri ibyo bintu biri mu Batesalonika. Kuko ubundi abantu benshi banze kumvira ukuri, bagakomeza, ntabwo bazanga kukumvira gusa, ahubwo bazagera ku mwanzuro wo kukurwanya kuko badashaka kukumvira. Kandi impamvu yo kudashaka kumvira ukuri ntabwo ari ikibazo cyo kuba mu by'ukuri atari ukuri, ahubwo bitewe n'intambwe nyinshi abantu baba barateye mu kurwanya ukuri, bitewe n'intambwe nyinshi baba barateye mu guhagarara mu bintu bagahagararamwo uko biboneye, nibyo bizabatera kurwanya n'ibizakurikiraho. Kandi ubwo abantu bagiye kurwanya ijambo ry'Imana bagakurikizaho kumera nabi, bakamererwa nabi ndetse bakerekeza ku irimbukiro, ndagira ngo wowe muvandimwe ngusabe kugira ngo ufate umwanzuro wa kigabo, ureke kugendera mu bintu bipfuye. Fata umwanzuro wa kigabo, nibuze uvuga uti nshaka agakiza, nibuze mu mutima wawe hajemo ijambo, hajemo ikintu cyo gukenera. Kuko igihe cyose ikintu cyo gukenera kitari cyaza muri wowe, kandi ukaba ugikomeje kugendera mu nzira uyoborwamo nk'inka, ugakomeza kugenda udakurikiza umutimanama wawe, ugakomeza kugenda udakurikiza icyo ijambo ry'Imana rikubwira, ndagira ngo nkubwire yuko uzahura n'ibintu bikomeye cyane. Kandi ibyo bintu bizakwereka yuko nta kindi wagombaga gukora usibye guhitamo agakiza k'umutima wawe. Iyo uza kuba warawukurikije wari kubona ubugingo, ariko bizarangira usanga waramaze kwiburira ubugingo ku giti cyawe, kandi birangire usanga wowe ubwawe ari wowe wagambaniye ubugingo bwawe. Ibaze yuko umuntu wese azabazwa hakurikijwe uko yabwiwe ijambo ry'Imana,
uko yahisemo kurigenderamo, uko buri kintu cyinshi, ibintu byinshi bizagenda byerekana mu by'ukuri uko umuntu yitwaye mu bintu. Kandi uko witwara none niko bizagenda bikurikiraho, ubundi wisange no mu bindi bintu. Rero ijambo ry'Imana rinatwereka yuko mu by'ukuri abantu benshi ariko bizabagendekera, kandi ubwo abantu bizaba bibamereye bityo niho hazasohora amagambo avuga ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo abatizeye iby'ukuri. 12 kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Aya magambo yerekana neza yuko mu by'ukuri abantu benshi bari mu mwanya utari mwiza na butoya. Abantu benshi bari mu mwanya udashobora kuborohera, kandi abantu benshi bari mu mwanya bashobora gucibwaho iteka ntibamenye ko baciriweho iteka. Kuko umurongo wa 10 uratubwira ngo kuva ku murongo wa 9 navuga ngo kuza kuba mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo abatizeye iby'ukuri bose, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Reka nkubwire muvandimwe, wowe ubasha kureba, ufite amaso mazima, wowe umuntu ufite umutima nama Imana yaguhaye, wowe muntu ufite uburenganzira bwose bwo kugabana ku bugingo, ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana ryerekana yuko umuntu wese ushobora kwanga kumvira ukuri nk'uko kuri, ahubwo akishimira gukiranirwa, akishimira kuriganywa, agomba guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cyanditswe mu ijambo ry'Imana ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo abatizeye iby'ukuri ahubwo bakishimira kuriganywa bose barimbuke. Ibaze niba abantu bashobora kubaho mu gihe bashobora kwishimira ibinyoma, bagasuzugura umuntu wese ubabwira ijambo ry'ukuri rizana ubugingo, bagapinga umuntu wese ushobora kubabwira ibyabahesha agakiza, uwo muntu ntibamutega amatwi. Ibaze ijambo ry'Imana aho rivuga ngo hari abantu bishimira kuriganywa. Muvandimwe, ndagira ngo wewe were kwishimira kuriganywa, were kwishimira gukiranirwa. Oya, shaka ukuntu urebe uko ijambo ry'Imana rikubwira bari kurikurikiza, kandi bizakubera byiza cyane nuramuka ukurikije uyu murongo. Uyu rero ni umuburo ngiye gukurikizaho kuri twebwe abadivantiste mu munsi wa 7. Uyu muburo ngiye kuwukurikizaho bitewe n'impamvu runaka, kandi iyo mpamvu aho uzayibona, umva, nutayibona aho uri mu rusengero usengeramo cyangwa ku itorero usengeraho, uzayumva mu bayivuga basanzwe, abo muturanye bazayivuga. Ngo abayuda bari bategereje Mesiya, ariko ntabwo yaje mu buryo bari biteze. Aya magambo arakomeye cyane, kandi aya magambo ndagira ngo uyumve, ngusaba no gushishikarira kugira ngo uyumve mu buryo bwuzuye. Aboneka mu butumwa bwatoranijwe volume ya 5, ibihamya by'itorero volume ya 5, niho aya magambo aboneka. Muri volume ya 5 ku rupapuro rwaho rwa 728 kugeza 729, ariko genda soma yangaya. Umva, abayuda bari bategereje Mesiya, ariko ntabwo yaje mu buryo bari biteze. Kandi iyo aramuka yemewe nk'uwasezeranywe, abigisha babo b'abanyabwenge bari guhatirwa kwemera ko bari barayobye. Ubundi ni ukuvuga ngo nabo bashidutse baramaze gutera intambwe nyinshi zo kuyoba. Nicyo kintu cyatumye batibuka kuba bamugarukira. Ariko nibuze iyo baza kwemera yuko ari we wasezeranijwe, bari gusanga barayobye, wenda bagafata umwanzuro wo kwihana. Baravuga ngo
abo bigisha bitandukanyije n'Imana, maze Satani akorera mu bitekerezo byabo abaganisha ku kwanga umukiza. Buriya abantu iyo bumvisha ukuri, abantu bakagumya kumva ukuri ariko bakanga kukugenderamo, bisanga mu kibazo kiremereye cyane, ikibazo kibatera kurwanya Imana, ikibazo gisigara kibatera kurwanya ukuri. Nakubwiye ngo ibi bintu uzabyumva mubo muturanye, uzabibona aho usengera cyangwa se ubibone mu nzira uzagenda, hose uzasanga ikintu bita kurwanya ukuri kimeze nk'aho ari cyo kintu cyahagurutse muri iki gihe, kimeze nk'aho ari cyo kintu cyimirijwe imbere y'ibindi byose. Kandi impamvu zabyo nta zindi, ni uko ubu Satani arimwe arakora. Ubu Satani arimwe arakora ku buryo buteye ubwoba, ku buryo abantu bose bazisanga, abantu bagiye kuzisanga barwanya ukuri, kandi abantu bose bahoze bavuga ko bizera ukuri bakisanga batakigukurikiza. Intambara ikomeye itubwira yuko abantu bazagera nubwo abazi kuvuga neza, amashuri, ibyo byose bikifatanyiriza hamwe bigacecekesha bikarwanya ubwoko bw'Imana buzaba buvuga ubutumwa. Niyo mpamvu muri iki gihe nabwo turi kubona ikintu nk'iki tugiye gukomeza kubona, ngo aho kureka ibyo bibwiraga by'ubwibone, bafunze amaso yabo ngo batareba ibihamya ko ari Mesiya. Abantu ngo bafunze amaso kugira ngo batareba ibihamya ko ari Mesiya. Uyu munsi abantu barimo baragenda bafunga amaso kugira ngo batabona ibimenyetso by'uko mu by'ukuri Kristo ari hafi, ngo kandi ntibanze ubutumwa bw'agakiza bonyine, ahubwo banateye imitima y'abantu kurwanya Yesu. Aya magambo ndagira ngo uzayaceho agakoni mu gihe uzaba uyiga, uyasoma mu byanditswe byera, uyasoma mu bihamya by'itorero volume ya 5, nuyageraho aya magambo avuga yuko abayuda bakinze urugi rw'imitima yabo. Abayuda bakanga kumva ukuri, ntibakwange bonyine ahubwo bakakwangisha n'abandi. Ndakwinginze muvandimwe, nuyageraho uzayaceho agakoni, kandi numara kuyaceho agakoni uzajya uhora uyazirikana mu mutwe wawe, mu ntekerezo zawe, wibaza icyo asobanuye ku bugingo bwawe, wibaza icyo ari kuvuga kuri wowe. Baravuga ngo amateka y'abakwiriye kutubera umuburo ukomeje. Twebwe amateka yabo y'abayuda, ibintu byabaye ku bayuda bikwiriye kutubera umuburo, twebwe bikatubera umuburo ukomeye cyane. Ntitugomba kwitega yuko mu gihe Uwiteka afitiye umucyo ubwoko bwe, Satani azahagarara ntacyo akora ngo ababuze kuwakira. Abantu ntabwo bazi yuko Satani azakora. Abantu benshi bibwira yuko Satani yahagaritse intambara, ariko jewe icyo mbabwira ngiki, ndakibabwira yuko uyu munsi intambara Satani yayiteje, kandi intambara ntateze kuyihagarika. Azayihagarika gusa ari uko yakuweho, kandi mu gukurwaho kwe keretse igihe imbabazi zizaba zirangiye, nibwo azaba atagifite ubushobozi bwo kurwanya abana b'Imana, nibwo azaba atagifite ubushobozi bwo gukorera mu bantu ngo barwanye ubwoko bw'Imana. Bazaburwanya ariko butabasha kuva ku mugambi. Wowe uyu munsi igihe imbabazi zikiriho, wirwana, ndakwinginze wirwana. Azakorera mu bitekerezo kugira ngo abatere urwikekwe n'ishyari no kutizera. Azakorera mu bitekerezo kugira ngo abateze urwikekwe, ishyari no kutizera. Ibi bintu nibyo biganje. Ibi bintu uzabibona ngo mureke twisuzume, turebe niba tutanga umucyo Imana yohereje. Imana ishimwe cyane. Mureke twisuzume, kuko ubu haracyariho igihe cy'imbabazi. Turebe niba tutanga umucyo Imana yohereje. Impamvu twawanga ngo kubera utaje mu buryo butunejeje, kandi koko kubera abantu batanejejwe n'umucyo, kubera abantu benshi batanejejwe n'umucyo w'ubutumwa, ntabwo bari kuburwanya. Njya nibaza ngatekereza aho umuntu ashobora kuvuga ukuri
yasomye mu byanditswe byera ukuri gusobanutse neza, yerekanye ibitabo kwavuyemo, ariko hakabaho guhagurukirwa cyane. Ugasanga abantu bahagurutse bamwangishije abandi, ugasanga abantu bahagurutse bamuvuga ibinyoma, nyamara ibyo yavuze yabivuze abikuye mu ijambo ry'Imana atabikuye ahandi. Umuntu ariko ngo impamvu ibitera ni urwikekwe n'ishyari, kandi ngo tubonye yuko mu by'ukuri ngo mureke twisuzume turebe niba tutarwanya umucyo kubera waje mu buryo butatunejeje. Umucyo ntabwo ubundi ijambo ry'Imana ryerekana ko ijambo ryayo ubundi ari inkota. Niyo mpamvu umucyo iyo uje ubona n'abantu bahaguruka bakawurwanya. Ngo mureke twe guhomba umugisha w'Imana bitewe no kutamenya igihe twagenderewemo. Niba hari abatari kubona umucyo ngo bawemere ubwabo, reka be kwitambika mu nzira ngo babuze n'abandi kuwubona. Imana ishimwe cyane. Ikibazo ni uko abantu benshi iyo babonye bamaze kwitambika umucyo bahita bajya gutambama bakabuza n'abandi bantu kuwakira. Kandi hano baratubwiye ngo nimureke, niba hari abantu bari kubabonye, niba umucyo uje abantu bamwe bakaba bawanze, nyaboneka nimureke abantu bareke abandi bawakire. Mureke abantu biyakirira umucyo bo bawugenderemo. Wiwanga ngo uwangishe n'abandi, kuko kwanga umucyo ukawangisha n'abandi, ibyo bintu Imana izabiguhora kandi izabikubaza kenshi, bitewe nuko usibye n'ibyo no kugira ngo uzakire uko kuri bizakugora, kuko uzisanga warifungiye amayira. Nshuti muvandimwe, ndakwinginga cyane kugira ngo muri iki gihe ufate icyemezo gikwiriye. Reka he kuzavugwa amagambo kuri ubu bwoko bwahawe umugisha nk'ayavuzwe ku Bayuda ubwo babwirizwaga ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo ubwanyu ntimwinjiye, n'abashakaga kwinjira murababuza. Aya magambo azabwirwa abantu batari abanyabyaha, batari abapagani. Aya magambo azabwirwa abantu bafite ubushobozi bwo kuba babwira abantu kuri, ariko bakaba baranze kukuvuga aya magambo. Kandi azasohora inyuguti ku nyuguti. Niba ushaka kugira ngo wumve ukuntu azasohora kandi bidatinze, abantu benshi bagiye kuzabona asohora muri bo. Azasohora impande zabo. Kuko akenshi iyo abantu banabwiwe iby'Imana bamera nk'aho atari byo bari kubwirwa. Umva impamvu ibi bintu bizasohora. Wenda gusabira ngo atazagusohoreraho, kuko ariko niba ujijutse nukomeza kwigira injiji azagusohoreraho nabi. Nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye, maze nerekwa ko ryari ryatewe n'ubuhamya bwahuranyije buturuka ku nama y'umugabo wo guhamya yoherereje Abanyarawodokiya. Iyo nama izagira yayo maherezo ku mutima w'uzayakira, izamuyobora ku kwerereza ukuri no kugushyira ahagaragara adaciye ku ruhande. Bamwe ntibazemera ubwo buhamya budakebakeba, bazahaguruka baburwanya. Ibyo nibyo bizatera ishungura mu bwoko bw'Imana. Bamwe ntibazemera ubwo buhamya budakebakeba, ntibazemera no kubutanga, ariko ibyo ngibyo bizahita bitera ishungura. Bizahita bitera ishungura kandi mu buryo bwihuse cyane. Kandi ubwo ndi kukubwira ngo urebere ibintu iwanyu, ntujye kwirirwa ubirebera ahandi. Birebere iwanyu, aho ugenda uzabihabona, naho utaramira uzabihumva. Niba hahari uzabihumva, kuko ntabwo ari ibintu bigitinze, nta nubwo ari ibintu dutegereje.
inyandiko z'ibanze page 120 umva uko handitse. Nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye maze nerekwa ko ryari ryatewe n'ubuhamya budakebakeba buturuka ku nama umuhamya nyakuri yahaye abanyarawodokiya. Ubu buhamya buzagira icyo buhindura ku mutima w'uzabwakira kandi buzamutera kwerereza ukuri no kugushyira ku mugaragaro. Bamwe ntibazatanga ubu buhamya bwahuranije, bazahaguruka baburwanya, bazahagurukira kuburwanya. Ni iki ngiki Satani akora. Ariko wowe ubutumwa bugomba kuvugwa kandi bukarwanywa. Icyo ni ikimenyetso cy'uko koko ari ubuhamya bw'ukuri. Abantu niba bari gutanga ubutumwa hakaba bahagurukira kuburwanya, ni icyerekana yuko turi mu buryo bwo gukora kwa Satani nyine. Kuko muri Bibiliya batubwiye ngo biri mu buryo bwo gukora kwa Satani, ngo gufite ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Hano nabo batubwiye uko abantu bazahaguruka bakaburwanya. Ngo kandi iki nicyo kizatera ishungura mu bwoko bw'Imana. Nabonye ko ubuhamya nyakuri bwumviwe igice. Ubuhamya bukomeye cyane amaherezo y'itorero ashingiyeho bwahawe agaciro gake. Niba butarirengagijwe bwose uko bwakabaye. Hari wowe ahura uzaba ari ureba. Hari n'igihe ahura uzasanga bwarirengagijwe burundu, kandi iki nicyo kigomba gutera ishungura. Ababufite bagomba guhagurukirwa bakarwanywa. Nusanga iwanyu nta kurwanywa guhari k'ubuhamya bwo gukiranuka, ntawe uzaba bwarahigeze, ntawe uzaba buhari. Ariko nubona hari ibintu byo kurwanya ubu buhamya bwo gukiranuka kuri izi ngingo ziriho muri iki gihe, ubuhamya bwo gukiranuka bushingiye ku mategeko 10 y'Imana n'amategeko 8 y'ubuzima, ukabona nta kintu burwanywaho, uzagireho ikibazo. Ubwo ndakubwira amategeko 10 y'Imana nkakubwira n'amategeko 8 y'ubuzima, ariko wewe wibinjije bikubwira ngo amategeko 10 niyo ngombwa. Babwire ko n'amategeko y'ubuzima ari ngombwa kuko nayo ni Imana yayashyizeho, kandi Imana yayatanze ntibeshya. Ndakwinginze kandi ubirebe neza. Ubu buhamya bugomba gutera kwihana kwimbitse. Abazabwakira bose bataryarya bazabwumvira kandi buzabatunganya. Niba ushaka gutungana ngiyi nzira, umvira ubu buhamya. Ubu butumwa buzanywe n'umugabo wo guhamya wukurazaniye abanyarawodokiya. Ni bande banyarawodokiya? Itorero rya 7 ibyahishuwe 3. Batubwira yuko ari itorero rya 7 kuva mu gice cya 2 kugeza mu gice cya 3 hari amatorero 7: Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuwatira, Filadelfiya, Sarudi ndetse na Laodikiya. Ayo matorero uko ari 7 niyo matorero bari kuvugwa ahangaha. Noneho ubu butumwa bwazaniwe itorero rya 7 uhereye kuri Efeso, ukabara ayo matorero uko aboneka mu byashuwe 10, mu byashuwe igice cya 2 n'igice cya 3. Ujya kuwusaba maze kumenya buri torero ubuhamya icyo ribwirwa. Wamara kukimenya none ukamenya itorero rya 7 naryo icyo rigawa n'icyo, niba hari n'icyo rishimwa nacyo ukakimenya. Ariko ntacyo, kuko impamvu ritagishimwa nuko ryibwira ikintu gikomeye cyane. Ibyahishuwe igice cya 3, ikintu gituma ridashimwa kandi andi matorero yose yarashimwe niyo miterere yaryo. Torero ry'Laodikiya, Ibyashuwe 3:14 ugakomeza umurongo wa 14 haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Laodikiya uti: Uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi w'ukuri, ukiranuka, w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye byose, aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iki ni ikibazo kiremereye cyane. Iyo wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero ubwo udakonje kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka.
iyi nama irahabwa Laodikiya, iri kubwirwa uko imeze, yuko idakonje ntibiri, kandi ubwo idakonje ntibiri ifite ikibazo, kuko uvuga uti ikintu gituma ikonja ntibiri nako idakonja cyangwa ngo nibuze ibiri ikaba akazuyazi, nuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe. Iki nicyo kibazo, ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Nguko uko iteye rero, nguko uko iteye. Urayumvise nawe? Nuko iteye, yiyita umukire, ikiyita intungane, ikiyita kwibona, kandi ari impumyi. Ni umutindi n'impumyi, nta nubwo yambaye ubusa, ariko ikomeza guhishwa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone, ahangaha ni inama nyine, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera, kugira ngo wambike isoni z'ubwambure bwawe butagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Iyi ni inama, abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero ugira umwete wihane. Iyi ni inama. Iyi nama ni bande biteguye kuyishyira mu bikorwa? Ni bande bashobora kubona yuko ikibazo Laodikiya ifite ari ubuhumyi? Ni bande bashobora kubona yuko ikibazo ifite ari uko yibesha ubukire itagira? None se ubundi si burakubwira, dufite umwuka w'ubuhanuzi, dufite Bibiliya, twaragijwe iby'Imana, nibyo koko, ariko ikibazo kiri ahangaha. Ni bande bashobora kuvuga bati Laodikiya tuyirimo, ariko dushaka kudakora nk'uko ikora? Ni bangahe se? Ko abantu bwira uti Laodikiya ifite ikibazo bakagutera amabuye? Wababwira yuko Laodikiya iri mu kaga bakagutera amabuye, bakakumerera nabi? Ubwo se ibyo bintu urumva wowe byoroshye? Abantu barumva ko Laodikiya ntabwo banayizi, n'abayizi barajijwe, nabo biyisaba ukwiri uko imico ya Laodikiya ivugwa ahangaha iri. Ntabwo ikibazo ari Laodikiya wowe ushobora gutekereza nk'uriya, ahubwo wowe wumva Laodikiya ivugwa ahangaha ntabwo ari uriya mujyi wo muri za Palestine, ahubwo Laodikiya ivugwa ahangaha n'abizera b'itorero mu gihe giheruka. Bazaba birata ko bakize, bafite ibyanditswe byera umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya, birata yuko ari intungane bataratsindishirijwe n'ubuntu bwa Kristo, birata ibintu by'imirimo gusa, kuko niko Laodikiya iteye. Bayivuzeho baravuga ngo kuko wibwira yuko uri umutunzi, bivuze ngo ijya yibwira ko ikize nyine, nyamara ngo ni inkene n'intindi. Iki ni ikibazo kiremereye cyane ugomba kwibazaho wa muvandimwe we, ukibaza niba Laodikiya koko iri kuri uru rwego ikwiriye kugirwa inama. Kandi niba ariho kugirwa inama, ijambo ry'Imana ryavuze hepfo ngo nuko ndakugira inama, dore ndakugira inama, ungureho. Ni ibibazo bigomba gukemuka. Ibibazo bigomba gukemuka. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Iki ngiki ni ikintu cyiza cyane. Bivuze ngo ubukene bugomba gushira ari uko izahabu yatunganirijwe mu ruganda ibonetse. Izahabu yatunganirijwe mu ruganda ikaboneka. Igihe itaraboneka, uri umunyalaodikiya, kandi uzanibukana ubunyalaodikiya bwawe. Kandi ungureho imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe butagaragara. Iyi ni ikindi kintu bigaragara yuko wibwira ko unambaye nyamara wambaye ubusa. Niyo mpamvu nkubwira nti hagarika ibyo urimo, ushaka ukuntu wakambara.
isoni z'ubwambure bwawe zere gukomeza kugaragara, kuko nizikomeza kugaragara ndakugira inama nge nanjye nkubwira nk'ijambo ry'Imana uko ryakubwiye, abantu bazaguseka kugira ngo batareba isoni z'ubwambure bwawe. Kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Urumva kuri n'impumyi, ufite ibyanditswe byera ariko ntacyo bikumarira. Urareba mukagira ngo uri gusoma ibinyamakuru, ntibiri kugufasha, ntibiguhindura, nagufata umwanzuro. Kubera ikizi? Kuko uri impumyi nyine, uri impumyi. Humuka, cakenge, reka gukomeza kujya wirirwa useka aho ngo ubu butumwa bugomba kubyutsa kurwanywa. Ibyo kuvuga ngo abarakare ngo basuzana wapi, wowe cakenge ushaka ukuntu wasaba Imana kugira ngo igusobanurire ijambo ryayo, kandi bari iri kwigisha neza. Njye ubwanjye ntacyo nageraho, nta n'icyo nakubwira kuri ryo, wenda ngo ube wagishyikira cyangwa ucyumve, sinanaguhatira kuryumvira, ariko ndakwinginze we cakenge wigenzurire mu byanditswe byera. Nubona ugize imitima ibiri ubaza Imana, kuko yavuze yuko uzumva ijwi rikubwira ngo nujya kunyura iburyo cyangwa kunyura ibumoso, uzumva ijwi rikubwira ngo iyi niyo nzira bari unyuramo. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo usabe Imana kandi ubaze ijambo ryayo rigusobanurira inzira ukwiriye kunyuramo. Iyo nzira uyinyuremo udakebakeba, kandi ntutinye gusekwa, ntutinye gutukwa, kuko yaba Yesu yarasetswe, Yesu yaratutswe, Yesu yagiriwe nabi, nawe igihe cyose uzaba umukurikira uzagirirwa nabi. Nubona nta kurwanywa, nakubwiye ngo uzamenye yuko aho hantu hari ikibazo. Icyo ngusaba ni ukugira ngo wowe muvandimwe uhitemo umaramaze, maze uhitemo kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rikubwira, ugende nk'uko ibyanditswe byera bikwereka, kandi usenge cyane kugira ngo ubugingo bwawe buhishanywe na Kristo mu Mana. Ndabigusabiye mu izina rya Yesu Umukiza.